Ibihe byiza nshuti bakunze ba Dev Stories, reka nizere ko nkurikiye muri kano kanya cyangwa woneze amatwi ukomeje kumererwa neza. Ubwo duherukana twasize Deborah yandikiye message Jacob ambwiye ngo bahurire kuri Cape Point 2-3-4D bagira ibyo bavuganaho. Ese bari bagiye kuganira ku biki, cyangwa se ni iki gikomeye cyane Deborah yari yifuje ko yabwira Jacob? Ese Deborah avuye ku izima? Ndagarutse ngo dukomeze n'inkuru yacu maze tubashe kuba twasobanukirwa bigiye kure. Nuko ubwo James we rwose aba yatangiye no gusinda cyane we na Fatima na Jacob na Deborah, kandi bose nuko baba banyweye amayoga menshi. Ubwo Deborah ahita asiga James na Fatima aho ngaho na Jacob akajya ahandi yavuganye na Jacob ko bari buhurire bagira ibyo bavugana. Uri kwibaza ese Deborah yafashe uwuhe mwanzuro? Kureka boyfriend we agakurwa mu kazi cyangwa agakurwa mu buzima? Ese yafashe umwanzuro wo gutanga igitambo cy'umubiri we kugira ngo ashimishe Jacob maze areke gusinya izo dokima? Ubu ni se ubungubu ibyo Deborah yaba ari gutekereza byose birakora? Reka tureke kwibaza byinshi, dutegereze ahubwo Deborah akore, turebe ibyo agiye gukora ngo ni ibiki. Nuko ubwo Deborah yarakomeje aragenda ajya ahari agomba guhurira na Jacob, ariko akajya agenda akebuka ngo arebe niba batamukurikiye bagenzi be. Agira n'ahantu akihisha ahantu ku giti ngo abanze arebe niba nta nkurikizi irimo, yabona n'abamukurikiye agakomeza akagenda. Nuko ubwo Deborah agera kuri Cape Point 2-3-4D agasanga Jacob we rwose yahageze kare, ahagaze yegamye ahantu ku giti asa nkaho rwose hamaze n'umwanya munini yari amutegereje. Ubwo Jacob aba ahagaze ari kunywa itabi rwose n'inzoga mu ntoki yisetsa, arangije ati aha Tami, wamaze gufata umwanzuro muzima cyangwa wakomeje kwinangira Deborah? Ubwo Deborah nta kintu amusubiza, aramureba gusa umujinya ukamwica mwinshi cyane. Yarangiza Deborah agahita yikuramo, mana yanjye. Ubwo Deborah ahita yikuramo akenda kiwe k'imbere yambara hasi, yarangiza agahita akajugunyira Jacob mu maso. Deborah rwose nawe ubwiye ntabwo ari seriye. Ese koko yemeye gutanga igitambo cy'ubuzima bwe, cyangwa se yemeye gushimisha Jacob ku byo yamusabye kugira ngo amushimishemo, ngo amugabanyirize irari kugira ngo akunde atabare boyfriend wiwe? Ubwo rwose Jacob ibyo abibona nk'umunezero, nawe ntagutinzamo agahita yataka Deborah bakagira ibyo bakorera aho ngaho rwose. Jacob abyishimiye cyane. Nyagasani, ndababaye cyane ariko kandi ndumva nangaye cyane. Ubwo rwose ibyo biraba rwose Jacob n'imbaraga nyinshi cyane, ibyo biraba hashira akanya rwose bigahita binarangira bikarekeraho kuba. Ubwo Deborah nawe ati what happened? Jacob continue. Nyagasani, sinzi ibyo Deborah bari kubwira Jacob ngo nabikomeze. Ubwo Jacob nawe aramureba agaseka cyane akamubwira ati nkomeze ibikize, byarangiye nyine byari ibyo. Kereka nitwongera tukaguma hano nk'andi masaha ngahe nkareba ko hari icyakongera kubaho. Sinzi ngo ni ibiki umwe aba ari kubwira undi ngo nakomeze, undi ambwira ngo ntibishoboka bategereza amasaha. Mwe muraza kumbwira, mwe mubasha kunkurikirana. Ubwo bakiri muri ibyo, hirya yabo gatoya bahita babona ikintu giciyeho kirukanka gisa n'ikiri kubazenguruka, ariko ntibakibone neza. Ibyo babirenza amaso rwose bakimagina ko ari byo babonye, nyine bifata nk'aho bitari seriye kuko ni ikintu gicaho amahushoka ntibabashe kukibona neza. Ariko se wa mugani wa Jacob na James, iri shyamba ririmo imizimu? Iki kintu ndumva ari nk'ubwa kangahe Jacob akibonye, none na Deborah arakibonye ndetse na James yakibonye. Ubwo bakiri aho kandi Deborah ahita amubwira ati narinzi uko burya ukaze, ariko nta byawe Jacob. Ngaho mbwira, kubashije kwishima igikurikiyeho ni iki? Ubwo ku rundi ruhande, nyamara ibyo Deborah yikangaga bwo yaraje guhura na Jacob aho ngaho byari iby'ukuri pe. Fatima aba yamukurikiranye ndetse aba yanamurikodinze cyangwa yamukameye. Ibyo we na Jacob bakoreye aho ngaho byose aba yabifashe kuri telefone ye. Ubwo amarira amuzenga mu maso, akababara cyane, agahita agenda yirukanka akajya kureba James aho yamusize kuri tente.
nyagasani. Fatima ubwe abashije kwibonera ko Deborah na Jacob baca inyuma James, kandi ni ukuri yari azi ko abangaba ari umubano wo mu kazi gusa, ibi ngibi bidashobora kubaho. Yari azi ko urukundo rwa James na Deborah nta kindi cyarwitambika, none Jacob yabijemo. Nuko ubwo disi Fatima ahita yirukanka akagenda asanga James ahamagara ati James. Ubwo disi James aba yanasinze cyane. Fatima agahita agenda akamuhagurutsa aho yicaye yahasindiye akamujyana muri tente. Ubwo disi Fatima nukuri ahita agirira neza James akamukura aho hanze gose aba yasindiye ameze nk'uwataye ubwenge kubera amayoga menshi aremereye aba yanyweye, akamujyana muri tente. Amugeza muri tente akamukuramo ishati bayamenetseho inzoga ndetse abayimenya inzoga no kwipantaro. Ubwo disi n'ipantaro ahita yimukuramo kugira ngo abashe kumushira mu buriri neza atabwanduza. Ubwo James abasigaranye akaboxa konyine. Fatima nawe gose byarabireba arangiza akikuramo nawe imyenda yose akicara kuri James bagatangira bagasomana. Nyagasani, ese Fatima we ibahise akora byo gufatira na James kuko yasinze nibiki? Ese nyuma yuko afashe Deborah na Jacob bari guca inyuma James nawe ahise yiyemeza kuza nyine kubikora? Abantu b'iyi minsi gose baratangaje cyane. Ubwo James mu bizunga byinshi ati Deborah nasinze ariko harashya pe, urabizi naba nasinze naba ndi muzima rwose hagombe hashya. Ubwo disi James aba yasinze cyane atari no kubasha kubona ko atari Deborah, atabasha kubona ko ngo ari Fatima bari kumwe. Ubwo James ahita akomeza abwira Fatima ati gusa Deborah ndumva noneho nazi icyo wabaye pe, ko wabishatse cyane byagenze bite? Nuko ubwo Fatima araceceka cyane akaryumaho agakomeza yikorera ibyo akora ariko atavuga kugira ngo atavuga James akaba yahita abyumva. Hanyuma James nawe agahita abwira uwo ari gufata nka Deborah ati Deborah lolo baby lo. Bisa nkaho iyo ngiyo ari code ya James na Deborah baba baziranyeho cyane. Ubwo undi aba yacecetse yaryumyeho yabuze icyo avuga ari kwibaza ati uyu nguyu se ibi ari kuvuga ni ibiki, ibi yasinze ni ibiki? Muri make Lolo baby Lolo biba bisa nkaho ari code ya James na Deborah baziranyeho bavuga mbere yuko bajya mu byo bajyamo cyangwa se mbere yuko bakora sex. Nuko disi ubwo James akomeza kumva uwo bari kumwe yacecetse akavuga ati su yaba ari Deborah akaba yanyihoreye. Ubwo James agerageza kureba neza agahita abona ntabwo ari Deborah ni Fatima, zigahita zimera nkaho zimushizemo rwose. Agasunikira Fatima ku ruhande ati Fatima what's going on? Biti uri mu biki? Fatima biti byagenze bite, ni gute watinyuka gukora ibintu nk'ibyo? Aha nawe mu nyumvire rwose by'umubano w'iki gihe uburyo umeze mu rubyiruko cyangwa se mu bantu bose muri rusange. Nuko ubwo disi twigarukire ku basigaye mu ishyamba, ku bari gutanga igitambo cy'umubiri cyangwa se ku bari kugerageza gushimishanya hagati yabo kugira ngo bagire ibyo bikorera cyangwa bagire uwo batabara. Nako simbizi ibyo bari bagamije bano. Njye ubu ndumva nanarakaye cyane. Narakariye Deborah na Jacob ibyo bakoze, ariko kandi na Fatima nsanze atari umwizerwa. Ese undi hari umuntu wo kwizera kuri iyi si ugihari? Aha nuko ubwo Deborah ahita akomeza ati ngaho mereza Jacob, mereza kuko maze kugushimisha nizere ko aferi irangiye. Ubwo Jacob nawe ahita akora inyuma mu mugongo agakuramo impapuro akazimuhereza. Ubwo disi Deborah nawe nakwirirwa asoma izo mpapuro hawe nta no kureba ngo nibiki byanditseho, ese byanditswe nande, ese ibyo Jacob yambwiraga ni ukuri? Ntabwo yigeze azifungura ngo azirebe, ahubwo yarazicagaguye cyane azitera Jacob mu maso. Arangije aramubwira ati Jacob, nizere ko nta kopi y'izi mpapuro isigaye kandi nawe nakujya gusinya ibyo bintu ukundi. Nizere ko ubu ngubu gahunda yose ihagaze. Kandi Jacob, James ntazigera amenya ibi byabereye hagati yanjye nawe. Yo, icyo atazi disco Fatima yamufashe video yamaze kubona ibiri kuba hagati yiwe na Jacob. Nubwo Fatima nawe atari intungane yaragiye gufatira na James, ariko byibuza iri banga ntabwo ari irya babiri, ryamaze kuba irya batatu. Kandi we ngo yawe wenyine wibikiye iyo ryamaze kujya hagati yawe n'undi muntu biba byamaze kurangira. Aha amabanga aragwira pe. Ubu se koko Deborah yarakwiye gukora ibi bintu ngo nukugira ngo abashe gutabara boyfriend we mu kazi koko? Nge nekereza ko Deborah byibuze ari gukomeza ku giciro cye cyangwa se yari gukomeza kwihagararaho nk'umuntu kugira ngo na boyfriend we niyo yagira icyaba byibuze azavuga ati umukunzi wanjye yari yahagaze ku ijambo rye, ndetse gukomeza no guhagarara ku busugire bwe hejuru yanjye cyangwa hejuru y'urukundo dukundana. Ariko si ubwo umukunzi we aramusaba icyo kintu ngo cyabayeho kugira ngo amwitangire, byagenda bite? Ubundi reka mwibwirire, ikintu cyiswe amafaranga ni ikintu ushobora kubona ejo ukakibura, ni ikintu ushobora kubura uyu munsi ejo ukakibona. Icyo nshatse kukubwira, amafaranga ari buri hamwe, ari hano, ari hariya, ari ahantu hose. Amafaranga nyine arabura kongera akaboneka. Si ikintu watangira igitambo cy'ubuzima bwawe
kugira ngo ukunde uyabone nk'ibi ngibi Deborah akoze. Ni ukuri si ibintu umuntu yakagutesheje agaciro akubwira ngo ndaguha amafaranga witesha agaciro imbere yiwe nk'uko nguko Deborah bigenje kuri Jacob. Ese mbwira, ibi Deborah akoze nawe wabikora? Watamba igitambo cy'ubusugire bwawe cyangwa cy'ubuzima bwawe hejuru y'umuntu uri kuvuga ngo boyfriend wawe arabura amafaranga, cyangwa se nawe ubwawe urabura ibi n'ibi, ugatanga igitambo cy'ubuzima bwawe kugira ngo bigumane? Wakwemera kwiyandarika nk'uko Deborah bigenje imbere ya Jacob kugira ngo akunde atabara amafaranga koko? Nyandikira muri komenti umbwire wowe uko wabigenza ndetse umbwire n'uko ubyumva. Reka twikomereze n'abari ku matente. Ubwo James rwose aba yarakaye cyane ahagaze hanze ya tente ari kwitotomba avuga ati asike ngenda nabirambiwe, Deborah yagiye yagarutse, yagiye yagarutse, ubundi aka kazi ari kukikorana wenyine, hano ko turi timu niki cyatumye adusiga? Ese simbona na Jacob adahari? Fatima bagiye hehe? Badutaye se bagiye mu kazi? Mana yanjye, ubu dusigaye dusinda cyane ku buryo bagenzi bacu batureba bakabona ntacyo badukoresha bo bakigira mu kazi bakadusiga hano. Ubwo Fatima nawe abakiri muri tente yagize isoni zo kongera kwibana na James mu maso, yarangiza akamubwira ati James ntago ari ugusinda, ubwo hari aho bari aho hanze ntihabuze ibyo barimo. Ubwo disi bakiri aho, Deborah ahita ahinguka hirya akaza yihuta nyomboka gake gake agahita apfuka James ku maso. James ati Deborah wahoze hehe? Ubu ko kurabona utaneye irungu, wari wagiye hehe? Ese uvuye kwikorana akazi kose wenyine we na Jacob? Iki cyatumye mudusiga hano? Ubwo disi Deborah nawe ahita amuca mu ijambo ati sheri nari nagiye gutembera ahantu tuzakorera ejo kugira ngo tuzagende directly duhita tujya mu kazi nta handi duciye, kandi aho hantu nabonye ni heza pe, ndabizi nawe nuhabona uzahakunda. Akiri aho Fatima ahita aza ari guseka cyane rwose asekana imbereka, ubona ko rwose asa n'uri guhinyuza ibyo Deborah ari kuvuga. Yarangiza ati wow Deborah, ni ukuri nanjye ni umuntu wazishimira aho hantu kuhabona, nizere ko aho hantu wabonye ari igitangaza cyane. Nibyo Deborah, aho hantu ni igitangaza kuko rwose ndabona wanananiwe, ubanza hagusizemo imvune cyane pe. Ese ni kure nyagasani? Nuko ubwo Deborah aramureba yenza aramubwira ati ariko fa wabaye iki? Niki cyaguteye kugira imyitwarire itandukanye muri iri joro ko mbona nazi ukuntu wabaye? Ndabona bidasanzwe pe, byagenze gute? James, Fatima yabaye iki? Ubwo bose habura n'umwe umusubiza, yaba Fatima ndetse na James. Ubwo Deborah agahita ababwira ati yego Fatima rwose nawe ndabizi uzahishimira nuhagera, ubwo reka dutegereze ahubwo buke maze tujyeyo. Ubwo Deborah ahita yikubita akajya mu nzu ameze nk'uri gukurura James ngo bajyane mu nzu. Ubwo Fatima nawe agahita yongorera James ati James, numara kwishimana n'umukunzi wawe ucekinge message nakoherereje, ndabizi uraza kuyikunda. Ubwo James ahita amusunikira ku ruhande, abamurakariye nyine kubwo ibyo yigeze kumukorera kare. Yarinze agahita akomeza akajya muri tente agakurikira Deborah. Fatima we rwose asigara aho hanze ahagaze. Ubwo Jacob agahita amugeraho akaza bakaba baganira rwose. Fatima ubona rwose ari kurenzaho adashaka kwereka Jacob ko hari ikintu yaba yamenye. Ese muribaza niyihe message Fatima ahaye James kuri telefone nyuma yuko James yanze ko bagira ibyo bakora cyangwa se baryamana? Ubwo James yarebaga akabona ntago ari Deborah bagiye kujyana muri icyo gikorwa, Fatima niyihe message ahaye James amubwiye ngo nyuma yuko barangiza ibyo bagiyemo we na Deborah aze kuyireba. Nuko ubwo muri tent imbere James ahita akomeza abaza Deborah ati sheri hajya wahoze he? Hajya wambwiye ngo wari wagiye gushaka aho tuzakorera ejo, ese ni ukubera icyo utangiye kwivunisha kandi twese turi hano nka timu? Ubwo Deborah nawe ahita amusubiza ati yego ndabizi sheri, ndabizi ko turi timu, ariko nyine byabaye ngombwa ko ngenda, nabonaga mwizihiwe cyane, ndavuga ni reka mbanze ngenge gushaka aho tuzakorera kuko njye nasaga n'ugifite agatege akazi kataza kwangirika. Ariko sheri ntabwo ndibagirwa ko Fatima kongoreye ati ucekinge message zawe, waretse tukareba iyo message Fatima guhaye niba iri gushaka kukubwira ibijyanye n'ukuntu ari kwiyumva muri iyi minsi. Njye nabonye atameze neza iri joro pe, aratandukanye. Waretse tugacekinga izo message tukareba izarizo. Nuko ubwo James n'ubwoba bwinshi n'igihunga disi ati oya sheri message zihorere turaba tuzireba nyuma. Ariko se ntabwo wari umwumbuye koko? Ntabwo wari umwumbuye sheri, ibyo message bubyihoreye turaba tubireba nyuma. Disi James hano bafite ubwoba bw'uko wenda Fatima yaba amwohereje message ivuga ngo
ibyo twari tugiye gukora cyangwa se akavuga ku byo yaragiye gukora, akaba yarakaza Deborah cyangwa se akaba ashaka kumutera umushiha. Ese koko ubundi izi message ziri mu iki, cyangwa iyi message Fatima yoherereje James irimo iki? Nuko ubwo Deborah ntabwo abyumva neza ibyo James ari kumusobanurira, areba ukuntu James asa n'ufite ubwoba bw'iyo message, afite igihunga, ubona adatekanye neza, bikamutera amatsiko menshi. Deborah nawe agahita amushikuza telefone, akabigira seriye, akayifungura ku mbaraga, akareba message Fatima yohereje James. Nuko ubwo ubwo Deborah ari kurwana no gufungura izo message ziri muri telefone ya James we ari gutitira cyane, anavugishwa n'utugambo twinshi ati Deborah, ni ukuri niba hari ikintu kibi yaba yashizemo, ni ukuri ntabwo ari ukuri pe, arambeshyera njye nta kintu nakoze sheri, ni ukuri pe. Nuko ubwo Deborah nawe ati ngo iki utangiye kuvuga ibiki James, ndabona ari video ahubwo nta nubwo ari message yanditse. Nuko ubwo James acyumva ngo ni video ntago ari inyandiko, ahita asa n'uwishimye yarangiza agahita ashikuza Deborah telefone, akayijugunya hepfo y'uburiri, agakurura Deborah akamusoma, aramubwira ati none niba ari ibyo byirengagize, reka twishimane njye nawe sheri. Nuko ubwo baba batangiye gusomana, ubona batangiye kwishimana, video Deborah aba yatangiye gufungura, ihita ifunguka neza, haba harimo amajwi ya Deborah na Jacob ubwo bari bari mu ishyamba handi kuri ya Cape Point, hari ibyo bari gukora. Ayo majwi niyo ahita yiplayinga, James akumva arumiwe, ahita ajya kureba ese iyo video ni bwoko ki, ibyo ni ibiki Fatima yanyoherereje muri telefone yanjye. Ubwo bose barabyuka bashigukiye hejuru, bari kwibaza ibyo ni ibiki turi kumva muri telefone, ese ayo majwi ni ayabande, ese iyo video Fatima yagusharinze ni video bwoko ki. Bafata telefone bagiye kureba, Fatima agahita avuza induru cyane hanze ya tente, bose bagahita basohoka birukanka cyane bakajya kureba ikimubayeho. Nuko ubwo bose bagera hanze, bose bari bahuriye baje gutabara Fatima, bagahita basanga ni Jacob wari umukanze, bose bakimyoza cyane bakarakara. Ubwo James ahita asubira mu nzu, akajya kuzana telefone yiwe. Ndi kuhita mu nzu kubera ko nta hantu nyine baba bakambitse, ariko nuze kubyitiranya n'inzu isanzwe, ni tente baba barubatse aho ngaho mu ishyamba. Nuko ubwo James nyine akomeza ajya muri tente kuzana telefone yiwe. Deborah kandi ntabwo aba yasigaye, nawe amugenda inyuma kuko aba afite amatsiko yo kumenya ni ibiki bijya mbere, ni ubuhe bwoko bwa video Fatima yasharinze umukunzi wanjye, nkurikije amajwi numvise ari kwiplayinga. Ubwo baragenda, amatsiko ari yose, bose bafite amatsiko y'iyo video no kumenya impamvu Fatima yaba yohereje iyo video, akayohereza James. Ubwo James ahita afata telefone. Nuko ubwo James nukuri ahita akubitwa n'inkuba disi bitewe na video abona, yagize agasakuriza hejuru ati Deborah, Deborah kunci inyuma, ngewe Jacob na Deborah kunci inyuma. James nukuri ahita afatwa n'isereri cyane, akicara hasi akumva umutwe uramuriye. Deborah ubwo aba yashobewe yibaza ahantu iyo video Fatima yaba yayikuye, amarira akamubamo menshi cyane, yarangiza agasohoka yiruka muri tente. Ubwo James we rwose umutwe wamuriye, isereri ni nyinshi, yicaye ku buriri, ari kwibaza ibyo yabonye, ari kwibaza ibibaye niba koko ari byo cyangwa se ibintu ari kwimagine. Ari kwibaza iyo video abonye ni ukuri niba ari iya nyayo, ntabwo ari kwiyumvisha ukuntu Deborah umukunzi we yamuca inyuma kuri Jacob. Nuko ubwo hanze ya tente nta wundi muntu uba uhari, numbaze ngo Fatima na Jacob baba bahise bajya hehe nyuma yo gukangana, ariko nyine Deborah agera hanze agasanga nta muntu n'umwe uhari, akikorera amaboko nyine akavuga ati kambayeho, ese ibi ndabisobanura gute. Ubwo nawe ahita amanuka mu ishyamba yirukanka, ubona ko rwose yataye umutwe, nta cyerekezo afite cyaho ari kugana. Ubwo hirya ahantu munsi y'umukingo no Jacob na Fatima baba bicaye bari kuhanywera inzoga n'amatabi baganira baseka, bagahita babona Deborah baciyeho yirukanka. Jacob agahita akeka ibibaye, yarangiza akirukanka inyuma ya Deborah akajya kumugarura. Nuko ubwo muri tente James ahita asohoka rwose yarakaye cyane, yambaye yifunze ahantu hose, agasohokana kamwe mu gasuka baba bakoresha bacukura ubutunzi, agasohoka asakuza cyane ati Jacob, ndakwica, narabigusezeranyije ko uwakoze kuri Deborah urupfu rwawe ruba rugeze. Deborah, kuko Deborah, kubera iki wankura bino bintu? Ngo Fatima disi ahita yahinguka akamubwira ati James, ihangane bibaho, gusa sinari kubona ibintu nk'ibi ngibi byakubayeho ngo mbyihererane n'ukuri, gusa ihangane biraza gushira. Mbonye n'ubundi Deborah yirukanse mu ishyamba, Jacob amwirukaho. Ubwo se n'ubundi nibagiye kurangiza ibyo bari batangiye. Nyagasani, uyu mukobwa Fatima rwose nawe nubwo yega ibyo ari gutanga bifite ibizibiti cyangwa se amakuru ari gutanga ari aya nyayo, ariko nawe ari kubikabiriza cyane. Uranyumvira ukuntu nawe ari gukomeza kubishimangira cyangwa se kubyumvisha James
ko ibyo bakoze bitarangiye ndetse asubiyeyo no kugira ngo babirangize. Ubwo James nawe ati reka njye guhiga Jacob, nshaka kumwica. Simbizi neza gusa niduhura Imana iricira urubanza kuko umujinya mfite ndumva ndi bumumarireho pe, kandi sinamusiga ari muzima. Ubwo Fatima nawe ahita amugira inama amubwira ati James, ufite umujinya mwinshi ndabyumva, ariko wihangane umujinya wawe no gukontorore bitaza kukuviramo kumena amaraso, rwose ugerageze witonde James. Ubwo disi ako kanya James ahita atangira gutera intambwe yirukanka ajya mu ishyamba, bagahita bumva urusaku rwinshi cyane rwa Deborah ari gutaka atabaza, nabo bose bagahita bahurura bajya kureba ubundi Deborah abaye iki. Nuko ubwo barirukanka bakagera aho bumvise urusaku rwa Deborah ruvugira, bagasanga Jacob amaze gupfa bamuciye umutwe. Nyagasani, iri shyamba se ririmo n'abicanyi cyangwa ni bimwe twagiraga ngo ni imizimu? Kumbe byari ibya nyabyo. Ubwo disi Jacob aba amaze gupfa bamuciye n'umutwe, aho ngaho hari urukweto rwa Deborah ndetse n'agatambaro kiwe kuzuyeho amaraso. Ubwo bose barikanga cyane. James agahita afata ka gasuka kagakomeza, agafata Fatima akaboko bagakomeza imbere bakajya guhiga Deborah. Nuko ubwo disi barakomeza bakigira imbere bagenda bakurikirana amaraso aho yatonyangiye y'umutwe wa Jacob, aho baba bagiye bawunyuza amaraso atonyanga. Barangiza bagahita babona ahantu Deborah abazirikiye hari ikintu cy'ikigabo kinini cyane kimeze nk'ikinyamaswa kiri kumufata ku ngufu asakuza, nacyo giseka cyane cyishimye cyuzuye amaraso umubiri wose. Nyagasani, burya rya shyamba bari bamazemo iminsi nta nubwo barimamo bonyine, gusa kuri iyi nshuro noneho biba birenze wa mujinya wo kuvuga ngo umuntu yamuciye inyuma. Ahanga baba bagiye guhangana n'ubuzima, buri wese agira ngo arebe ko yabaho. Ibi ndumva bibabaje cyane rwose kuri ya timu yacu twari twakunze cyane, ndumva binatangaje ariko ku rundi ruhande. Ubwo bahise bakomeza barasakuza cyane bagira ngo icyo kigabo kiri aho ngo kiri gufata ku ngufu Deborah kibe cyamureka, cyarangiza gihita gihindukira kikababona, kigahita kimuvaho koko kigafata ibyuma kikaza guhangana nabo kugira ngo nabo kibice. Nyagasani, ubwo disi Deborah kiba cyari kiri kumufata ku ngufu, ubuzima bw'uko byagenda kose baba butangiye kuhangirikira. Nawe se ibaze uwo muntu uri mu ishyamba nawe ubwo aba yarabaye nk'inyamaswa, kwisanga ariko gufata ku ngufu, sinzi ko waba ukiri umuntu muzima. Ubwo disi barirukanka kugira ngo buri wese akize amagara yiwe, aho nibyo ndi bavuga ngo amagara aterewe hejuru. Ubwo James ntabwo aba agitangiye gutekereza kuri Deborah aba yaziritswe ari gufatwa ku ngufu. Icyo kigabo cyangwa se icyo kinyamaswa cyafataga Deborah ku ngufu nabo kikabirukankana ngo kibice, kandi mu bigaragara si cyo cyonyine kiba kiri muri iryo shyamba kimeze gutyo. Ubwo disi barirukanka, icyuma James kikamuhushura kigafata ahantu mu giti, bagahita batandukana we na Fatima. Ku bw'amahirwe hahita haza helicopter cyangwa se helicopter ikarasa aho ngaho ikarasiramo cya kigabo ibije gutabara. Bisa nkaho manager aba yatangiye kugera hafi aho ngaho abazaniye ubutabazi, agasanga byacicikanye nyine bageze muri iyo ntambara. Ubwo havuyemo abandi bagabo bageze nko kuri 4 batangira gukoresha imbunda barasa ibyo bigabo biri aho ngaho mu ishyamba. Kumbe ntabwo nyine bari kimwe kiba kirimo bibari byinshi. Ubwo bararasa, ku bw'amahirwe bagahita babona Fatima bakamutabara bakamujyana mu ndege muri iyo helicopter, muri iyo kajugujugu, ndetse na James nyine bagahita bamugeraho nawe bakamutabara. Helicopter itibona nta mwanya isigaranye aho ngaho igahita ihaguruka ikagenda. Ubwo nyine batabara abo ngabo, ubutunzi bari baje gushaka nabwo baba babubonye bakabukusanya bakabujyana muri ya timu yacu y'abantu 4. Ubwo habarokotsemo James na Fatima bonyine. Ubwo manager ahita abaza James ati ese abandi byabagendekeye bite James abura icyo avuga kubika umutwe mu maguru, maze Fatima akabasobanurira ati twagiye dukurikiye urusaku twari twumvise rwa Deborah, dusanga Jacob bamuciye umutwe. Tukiri aho tukiri gukurikira tugiye tumenya amakuru, dusanga Deborah bamuziritse biri kumufata ku ngufu, nawe byamuciye akaboko kamwe. Nyagasani, ubwo disi manager arumirwa cyane, agahita avuga ati uko byagenda kose rero niba Deborah nawe yari ari hariya kandi tukaba twaharashe, ubwo twamurasiyemo nawe ashobora kuba hasigaye yapfuye. James wihangane kuri ibyo byagugize, gusa nyine ubwo akazi nuko kagenze. Icyo nakubwira nuko na ya zahabu mwahigaga ntago tubashije kuyibona natwe, ariko byibuze ubutunzi mwahize bwose turabutahanye. Wese ushaka kurenganya James ati kubera iki yatinyuka kujya mu ndege ngo agende byibuze atajyanye n'umurambo wa Deborah. Ese byibuze niba Deborah yanapfuye cyangwa akiri muzima, James ubwo biramureba cyangwa byitayeho? Nyuma y'agahinda kose, nyuma yo gutenguhwa, nyuma yo kumva Deborah yamutengushye cyane kuko icyizere yaramugiriye, akamuntu ari kumuca inyuma na Jacob, ese bibaye byatuma James ahita ababarira Deborah byoroshye gutyo gusa? Nizere ko utari gucira urubanza James, kuko nanjye sindi kuri umucira pe. Njye bari mu kuri kuba yakorera ko butera akigendera,
adasubiye n'inyuma ngo ajye kureba Debora. Ubwo disi uri no gutekereza uti mu ishyamba aho Debora yasigaye icyo kinyamaswa niba ari n'icyarokotse ubwo cyamusigaranye nk'umugore kimugira indwate cyangwa kimugira umuntu wacyo. Aha inkuru yacu nuko yarangiye abahigi b'ubutunzi cyangwa se ba treasure hunts harokotsemo abantu babiri muri timu y'abantu bane. Ubwo Fatima na James bagiye guhozanya nyina amarira bagiye no kwirira amafaranga, abandi nabo basigara mu ishyamba batyo. Ese iyi nkuru hari isomo igusigiye? Byibuze hari igitekerezo watanga kuri iyi nkuru bitewe n'uko uyumva cyangwa se nk'impanuro yabiguhaye? Njye wakugezagaho inkuru Ernest Kwizera nk'ibisanzwe, bamugezaho inkuru za buri munsi uko hirya no hino bigiye bimeze kuri iyi si yacu, n'inkuru nyine uba waragiye wumva cyangwa ntuzumve neza, zimwe na zimwe ntunazimenye. Naho iyi wumvaga ni Dev Stories. Ndagushimira kuba wabanye nanjye, ni iby'agaciro kukugera. Dusubire no mu zindi nkuru zikurikiyeho. Ciao ciao.